Herode abasobanuza neza iby'iyo nyenyeri, nyamara abuzwa n'Imana mu nzozi banyura indi nzira kubw'ubuhemu bwa Herode yari afite i Betelehemu. Baririmbye indirimbo bati mu ijuru icubahiro kibe ic'Imana, no mu isi amahoro abe kubo yishimira. Ibyo biri mu gushimisha. Niyo korari yatereye ikorasi mu isanzure. Hari mu gihugu c'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, aca umugambi w'inkubaga wo kwica abana b'abahungu ubwo kubura huruma na huduma. Uwo mwami yahumuye abantu, abato ku bakuru, ubwo itangazo yatangaje ry'inabi nyinshi kandi ashaje, ati umusare ushunze umukumbi n'ushenjaguye amashyo yabaye nk'utazi amasheriya kandi ari uyashoreye, kwari ukugira ngo ibyanditswe bisohore. Induru z'abatsekura amazumvikana i Rama, abari bahetse barahekurwa, Raheli ararira abana be. Ababyeyi baheranwa n'agahinda, Mariya niko guhunga. Yesu ni umwami udashaka umwamikazi mu bwami bukomezwa, ingoma ye ntizohangana ntizohanguka iteka ryose. Intego n'itorero ihame ni ugutungurwa.